Hello AbaVips, muraho se mumeze neza. Uyu munsi rero ndaza kubabwira amabanga atuma ubwoko bw'Abayahudi babasha gutera imbere cyangwa se bagakira kuruta abandi. Ndabasubwira ibintu byose biri mu gitabo kitwa Thou shall prosper, ayo mabanga atuma bakira cyangwa batera imbere, hanyuma nawe nuko wabasha kubyigira ukabasha gutera imbere mu buzima bwawe. Nongera kubasuhuza abakunzi ba Legacy Show AbaVips muraho se. Uyu munsi rero ndaza kubazanira ikiganiro cyiza cyane basobanurira ku gitabo kitwa Thou shall prosper. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Daniel Lapen. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo w'umunya-Israeli w'umuyuda, akaba ari businessman ariko akaba ari n'umurabbi. Akaba rero yarize agasesengura ukuntu impamvu abayuda cyangwa se abanya-Israeli aribo bantu ba mbere batera imbere kurusha abandi ku isi. Mubyibaze Abayahudi cyangwa se abanya-Israeli ni munsi ya 2% y'abantu batuye hano muri Amerika, ariko buri mwaka iyo basohoye kuri list yitwa Forbes abantu babakire ba mbere cyangwa abantu bateye imbere ba mbere 400, usanga 25% bose ari abanya-Israeli bari kuri iyo list. Rimwe na rimwe usanga ari abantu barenze 100 b'abanya-Israeli kuri iyo list. Ikindi kintu gitangaje nuko muri state yose usanga harimo umunya-Israeli cyangwa se Israeli benshi abayuda baba billionaire, kandi ibyo nanabizi neza ko ngiye abamenta banjye babiri bose ba mentor mu bintu bya real estate, bose n'abanya-Israeli uko ari babiri bose n'aba Jews cyangwa se n'abanya-Israeli. Rabbi Daniel muri kino gitabo rero Thou shall prosper yiza ibintu bituma babasha gutera imbere kuruta abandi bantu. Nibyo rero ndibuze kubazanira. Nimwibaza abantu nk'aba Mark Zuckerberg wa Facebook n'umunya-Israeli, Larry Page, Sergey Brin bafumbuye Google n'abanya-Israeli. Abantu nk'aba Larry Ellison bakoze za Oracle, Michael Dell ufite uruganda rwa computer rwitwa Dell, ndetse n'abandi bantu benshi muri za b'abadokiteri b'abahanga mu bintu bikomeye bose n'abanya-Israeli. Reka rero byihuse babwira amategeko 6 avuga muri kino gitabo, hanyuma reka dutangire kuri itegeko rero rya mbere yigisha muri kino gitabo abanya-Israeli bagenderaho cyangwa se abayuda, ni itegeko ry'uko gukorera amafaranga cyangwa se gutangiza business ari ikintu cyejejwe kandi gishimisha Imana. Impamvu rero avugamo muri kino kintu, avuga ukuntu bo imico bagenderaho kuva bakiri abana ni imico iva muri Talmud cyangwa se Torah, mu bitabo 5 bya Musa biri mu gitabo cya Bibiliya. Mwibaze namwe niho bakura amabanga nk'aya ngaya bateza imbere muri business cyangwa se no mu kazi barimo. Rero iri tegeko rya mbere ryo gufata akazi ukora cyangwa se business ikintu cyejejwe ni ikintu gikomeye, kuko asobanura ukuntu abantu benshi ku isi n'imico itandukanye iyo batekereje amafaranga bafata nk'ikintu kibi cyangwa se cy'isi, ukumva ni ikintu kibateye ubwoba cyangwa iki kitari cyiza, ku buryo n'abantu benshi basenga baravuga ngo amafaranga n'umuzi w'ibibi. Ntabwo ari ibyo, ahubwo ni urukundo rw'amafaranga ni rwo umuzi w'ibibi. Hamavuga ukuntu iyo ukoreye amafaranga, ugiye ku kazi ugakora, hari ikintu uba ukoreye undi muntu cyangwa se isi, niyo mpamvu baguhemba, kereka niba wiba cyangwa se ucuruza ibintu byica abantu. Ariko ikindi kintu cyose wakora ni ikintu uba ukorera umuntu cyangwa se isi. Bo niko rero babibona, babona yuko gukorera umuntu, gukora akazi cyangwa se gutangiza business uba uservinze isi iri iruhande rwawe, ndetse niyo nko gukorera Imana. Ni ikintu gitangaje muri kino gitabo avuga ukuntu customer service na worship service, ayo magambo yose afite ukuntu ahura, kuko yose afite service inyuma, ubu uriho uraserva abantu. Iyo utekereje rero kino kintu biratandukana. Akazi ugafata cyangwa se business watangiza nk'ikintu ururaha isi, hanyuma rero urafasha isi, ibyo nabyo bituma ubasha, iyo utanze ikintu abantu bakeneye, amafaranga nayo aragukurikira. Ikiro ni ikintu gikomeye yigisha. Niyo mpamvu rero avuga muri kino gitabo ngo aho kugira ngo usenge ngo Mana mpa amafaranga, aho mu kintu cyambere ugomba kubanza gukora no kuvuga uti Mana nyereka ibibazo biri iruhande rwanjye cyangwa se needs abantu bafite iruhande rwanjye, hanyuma mbashe kuzikemura. Kuko iyo ukemuye cyangwa se ukabaha ibyo wakeneye, uba ukoreye Imana ko ufashije abana bayo, hanyuma rero amafaranga nayo akaza. Biratangaje, buriho niko batekereza kuva bakiri abana bato, niko bigishwa. Niyo mpamvu baba baganira business cyangwa se akazi bagafata bakakubahiriza. Kandi biratangaje, na Paul arabivuga mu Bakolosayi igice 3, abwira abantu bakora ngo nibafate ibintu byose bakora babikora n'umutima wose, badakorera ijisho, kuko ibyo bakora babikorera nde Umwami apana abantu.
icyo gihe rero iyo ukoze icyo kintu n'Imana iguha umugisha mu kazi urimo urakora, muri business watangira, ikintu cyose ugira iyo blessing y'Imana, kuko uba wumva ko icyo ukora ari ikintu cyeshejwe, Imana yakuremeye gukora, kandi uriho urafasha abana bayo, kandi ukagikorana umutima wose. Icyo rero ni ikintu yigisha muri iyi chapter shaka kugira ngo gihindure uburyo mutekereza. Irindi rero tegeko rya kabiri yigisha muri kino gitabo ni ukwagura network yawe, cyangwa se abantu waba uzi mugendana nabo mu buzima bwa buri munsi. Tumwe kenshi usanga mu mico yacu itandukanye y'iwacu umuntu azi inshuti ze kuko bakorana, cyangwa se bafite icyo bapfana n'ibyo gusa. Ariko yigisha yuko mu buryo bwa traditions ndetse n'uburyo basenga nk'Abayahudi bafite ibintu byitwa miniyam kugira ngo ibashe kuba iyo selire, nuko irimo byibuze abagabo barenze 10. Ibyo rero kandi ziri ahantu hose mu gihugu cyose, ku buryo y'abajuife cyangwa se Abayahudi ro baratembera bava mu mastate bajya mu yandi, n'aba business person iyo bagiye mu mujyi runaka, ikintu cya mbere akora ni ugushakisha iyo selire y'ahantu basengera, hanyuma akaba yagenda nuko connecta n'abandi ba businessmen bo muri uwo mujyi cyangwa se muri ako gace. Rero ikintu yigisha muri kino gitabo ni uko tugomba kwagura connection zacu. Ese wowe ujya wicara ukagura connection zawe? Abantu benshi muri kino gihugu usanga bamaze mu myaka 5, 6 muri Amerika cyangwa se muri Canada, ugasanga nta n'umuzungu umwe cyangwa babiri baziranye neza nk'inshuti bara-connect. Kubera iki? Kubera ko tuguma mu bintu by'iwacu, ntiduconnecta ngo tugere duconnect. Bigire rero yo homework uyu munsi yo guconnecta n'abantu. Shakisha abantu ushaka bafite bakora ibintu cyangwa bafite ibintu ushaka uzagera uconnect nabo. Ushaka connect nabo. Jya kuri LinkedIn, byibuze ujye usendingira invite buri abantu babiri buri munsi. Je nibyo nkora. Ushakisha abantu uconnecta, kuko icyo ngicyo ni key muri success. Itegeko rya gatatu rigisha muri kino gitabo ni ukwisobanukirwa wowe ubwawe. Iki ni ikintu Abayahudi bigishwa kuva bakiri abana, kwisobanukirwa. Icyo ushatse kuvuga ni iki? Menya imbaraga zawe cyangwa se ibintu ushoboye gukora neza, uvuga uti ibintu ni my strength, hanyuma umenye na weaknesses zawe, umenye ibintu udashoboye gukora neza. Ibyo bintu rero kugira ngo ubashe kubimenya ni uko ufata umwanya wenyine ukitekerezaho, ukareba uko ubuzima bwawe, hanyuma ukabasha kubona ibintu udashoboye n'ibyo udashoboye. Hanyuma ibintu rero ushoboye ukabyiga cyane kugira ngo urusheho kubimenya, cyangwa se ukinvestinga ubumenyi muri areas z'ibintu ushoboye. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma noneho ibyo bituma ubasha kumenya your gift cyangwa se your talent cyangwa se impano yawe, hanyuma akaba ariyo ukoreramo. Kuko numenya impano yawe niyo uzaha abantu bakwegereye cyangwa se isi, hanyuma kubera ko urabaha valeur, urabaha value, hanyuma amafaranga akuzeho. Icyo ni cyo kintu gikomeye, kuko ukeneye kumenya iyo gift kugira ngo umenye uburyo uzaservinga cyangwa se uzakorera abantu. Icyo ni cyo tegeko rya gatatu yigisha muri kino gitabo. Itegeko rero rya kane yigisha muri kino gitabo ni itegeko ryo kwiga gusobanukirwa ibihe ugezemo cyangwa se ibihe bigiye kuzaza. Iki ni ikintu gikomeye, to learn how to foretell the future. Ni ikintu ngo Abayahudi biga kuva bakiri abana, kumenya ibihe ugezemo ndetse n'ibihe ugiye kuzajyamo, kwiga kureba muri future cyane. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Mu ma traditions yabo ya Talmud yarimo inyigisho bagenderaho, atandukanye umuhanuzi n'umunyabwenge. Umuhanuzi ngo ni umuntu ubasha kubona ibintu bizaba mu gihe kiri imbere, ariko ngo umunyabwenge ngo ni umuntu ubasha kureba ibyahise, akareba n'ibihari, hanyuma akabasha kubona ibizaba akurikije yizi byagiye ndetse n'ibiriho biraba. Icyo ushatse kuvuga ni uko yigisha muri kino gitabo ukuntu Abayahudi iyo bakora za businesses bareba industries zabo cyangwa se companies zabo, uburyo ziriho ziraba affecte cyangwa se economy uburyo iragenda uyu munsi bitewe n'ikino kiriho kiraba, hanyuma bagapanga business zabo bakurikije ibintu bashobora kuba babona bigiye kuba mu buryo bwa future, mu gihe abandi bantu bo bakora business bareba iby'uyu munsi gusa. Nk'urugero, ni ikintu nasomye gitangaje cyane. Nokia yari ifite technology yo kuba yakora iki, yo kuba yakora smartphones, yo kuba yakora touch screens, ariko barayicarana babona yuko bitari ngombwa yuko bayisohore icyo gihe hari ataragera, bituma rero indi company yibatanga hanyuma isohora hanze. Ubu ngubu Nokia yarazimye. Kubera iki? Nokia ntiyasobanukiwe ibihe aho byaganaga.
ngo barebe yuko hageze yuko basohora iyo tekinoloji. Ikintu ni ikintu gikomeye kandi ngo ni ikintu wakwiga, ni ikintu uhora wiga, uragerageza kukiga ukareba ibyahise, ukareba aho uri ubu ngubu, hanyuma ukabasha kubona ingaruka bishobora kugira ku gihe kizaza. Nk'urugero, corona irahindura isi cyane, irahindura ekonomi cyane. Ubu ngubu hari ukuntu ushobora kwicara ukabona ko hari business zimwe na zimwe zigiye kuzapfa n'izindi zigiye kuzabyuka. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni ibintu witoza ukagenda ureba business urimo, akazi urimo, ukabasha kureba uko ukiga ibyahise, ukiga ibihe turimo, hanyuma ukabasha kureba igihe kizaba kugira ngo ubashe gupanga ndetse no gukora business zawe cyangwa se no gupanga imigambi yawe bijyanye ndetse no kwiga bari mu ishuri, ubashe kwiga ibintu bijyanye n'igihe kigiye kuza. Akaro ni akantu yigisha cyane abayahudi bazi kuva bakiri bato twe tutazi, kwiga kureba ibihe bigiye kuza. Iri ni itegeko rero yigisha muri kino gitabo, rikaba ari itegeko ryoroshye cyane ariko abantu benshi badakora. Ni ugusobanukirwa amafaranga yawe cyangwa se know your money. Muri iyi chapter avuga ukuntu abayahudi abaza amafaranga yinjiza buri kwezi n'amafaranga asohora kuri buri kintu cyose. Abaza amafaranga ari bubike, abaza amafaranga ari bwinvestise, abaza amafaranga ryose yinjiza rero rifite izina, riba rifite icyo rigomba gukora naho rigomba kujya. Twebwe kenshi abantu benshi bumva nkurikira ntimuzi ayo musohora buri kwezi, ntimuzi ayo mubika, nta plan, nta budget mufite. Icyo kintu rero bituma ngombwa amafaranga iyo utayise izina, icyo gihe ntaguma aho ari, ahubwo aragenda. Muri uko amafaranga iyo yisize niyo yanditseho ayangaya na ya rent, ayangaya na yo kubika, ayangaya na yo kuinvestisa. Umugabo witwa John Maxwell yavuze ko iyo wise amafaranga ugera kwita amafaranga izina, kandi iyo bikoze amafaranga ubu yategeka hagomba kujya kandi arakumvira. Iyi rero ni akabanga gakomeye abantu benshi batembere bazi abayahudi bakora. Ngo umwana bamwigisha kuva kiri muto kumenya udufaranga twuko twinjije, utwasohora, utwabika, utwinvestinga. Akangaka rero ni akantu abantu benshi tutazi tugomba kwigira kuri kino gitabo ndetse no ku bayahudi. Rero itegeko rya nyuma avuga muri kino gitabo abayahudi bagenderaho benshi ndetse ryigishwa cyane mu mico ya gikristo ndetse n'imico ya kiyahudi ni ugutanga. Biratangaje gutanga cyangwa se to do acts of charities. Asobanura ukuntu gutanga bemera cyane mu mico yabo yuko bihesha umugisha uriho uratanga kuruta uriho urahabwa. Kandi ibi ngibi turibuka yuko n'abantu dushobora kuba twizera dusoma Bibiliya, iri jambo ririmo mu byakozwe n'intumwa. Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu gitangaje. Niyo mpamvu uzasanga abayahudi baratanga cyane. Ejo bundi nahoze nsoma article y'ukuntu Mark Zuckerberg avuga ukuntu amafaranga yo afite agiye kuyashira muri charities. Ni ikintu gitangaje. Ndetse n'iki gihugu turimo cya Amerika, kubera ko bubakiye kino gihugu cyane kuri Bibiliya, batangira tax code za hano zifite uburyo zifavoriza abantu batanga kuri charities. Ni ukuvuga ngo iyo ufasha abantu batishoboye, iyo utanga mu rusengero, iyo utanga ku non profit organization, tax code yo muri Amerika iguha avantage ku buryo wagabanya tax zawe. Ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo hano ni ikintu abantu benshi basobanukiwe muri bino bihugu cyangwa se abayahudi twebwe tutarasobanukirwa cyane, yuko gutanga, iyo utanze amafaranga ntubutanze igipapuro, aho ubutanze wowe, ubutanze valeur yawe, ubutanze energy, ubutanze umwanya wawe, ubutanze ubwenge bwawe, ubutanze ikintu cyose. Ni ukuvuga ngo gutanga ni ikintu kiri spirituel. Ni ukuvuga ngo iyo utanze ubona byinshi bikugarukira kuruta ibyo utanze. Kandi rero nababwira aba VIP, nimwibuke yuko Imana nayo iratanga. Turahumeka, turiho, dufite ibintu byose, dufite amahoro, dufite ibintu bitandukanye, no kuba turiho Imana iraduha. Imana iratanga kandi yizera iki? Yizera abatanga nayo. So ni ukuvuga ngo iki ngiki cyo kintu ugomba kumenya, iyo utanze Imana irakwizera kuko mumeze kimwe. Ni ukuvuga ngo rero aya mategeko niba ushaka gusoma kino gitabo uzagishakishe, ndagishyira ku description, uzakibona ukigure. Ni igitabo cyiza, ukirangiza urebe ndetse n'andi mategeko 4 arimo. Ni ukuvuga ngo rero murakoze ko mwakurikiye iyi video. Please, iyi video ni nziza cyane, sharinga n'abandi bantu bose bamenye amabanga atuma abayahudi batera imbere kuruta ubundi bwoko bwose buri kuri iyi si. Hanyuma tuzongera kubona muri video itaha. God bless.